Bakumburwa Family TV muraho ndabasuhuje. Imana umwami wacu ishimwe kandi isingizwe kubwo burinzi bwayo. Yewe nitwa Nkusi Alphonse, abantu benshi niyo mazina banziho. Turashima Imana cyane kubwo burinzi bwayo, kuba iduhozaho ikiganza cyayo, kuboko kwayo kw'iburyo. Ni Imana nyamana koko, ni Imana twiringira, ni Imana iturwanirira, ni Imana idukuraho ubwihebe, ni Imana rwose bigaragara ari amateka yahahise, ari iby'ejo hashize, ari ndetse n'icyizere cy'ahazaza, byose tubikesha Imana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Rero turabaramukije kandi tudashidikanya ko Imana ibarinze muri amahoro, muri bazima, mukomeye. Natwe turaho rero, turakomeye cyane. Rero uyu munsi natekereje kuba twaganira ijambo ry'Imana tunyujije mu ndirimbo. Hari umuhanga wavuze ko kuririmba ari ugusenga kabiri. Kuririmba biranezeza, kuririmba biruhura umutima, kuririmba bigukura mu yindi nzira, cyangwa se bikagukura hari impagarara, ahubwo noneho ugahagarara wemye. Rero kuririmba wumva usubijwemo izindi mbaraga zikomeye cyane, kuko mu ndirimbo habamo amagambo yomora imitima y'abantu, ikabomora indirimbo zikomora abantu ibikomere, cyane ko indirimbo ziganjemo izina Yesu rwose zirakiza, n'izina Yesu rirakiza. Rero ntiwumva ubabaye, ukumva waguswe n'ikugoye, ukumva ukomerewe, ujye ufata umwanya uririmbe, ubaye ushonje, ubaye unyotewe, ubaye ibyo byose, izina ry'Imana iyo urivuze wumva ubohowe, urabohoka rwose. Rero bavandimwe abari hirya iwacu za Afurika turabakomeje, bari muri za lockdown, rwose bari mu mago, ariko muzirikane ko umugisha wagiye utangwa mwinshi cyane muri Bibiliya, wagiye utangwa abantu bari mu rugo. Reka rero iteka tujye tuzirikana mu rugo niho umugisha Imana ishaka kuguha, ishaka kunyuza biwawe. Ukundi wawe wakundisha umutima wawe wose, ukunda abawe, mugire inshuti, mugire urugo rwiza. Ariko kandi iyo uri mu rugo biroroha ko umugisha waza, uko umugisha wawe ntabwo Imana izagusangisha mu gasozi. Haleluya. Rero bihangane, urakomererwa. Kiriya cyorezo cyaje kirahangayikishije isi, gihangayikishije abantu bose, ariko buri Imana ifite umugambi mwiza watumye bibaho. Rero natekereje ko twaririmbana indirimbo y'172 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ni indirimbo yitwa ngo ngabo muhaguruke, ngabo za Yesu ni muhaguruke. Ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba, ariko rwose indirimbo zaririmbiwe guhimbaza Imana ndazikunda cyane, ku buryo mba numva rwose ko iyo nziririmbye ndanezerwa bikomeye. Umutima wanjye ujya ahandi hantu, nkumva rwose meze neza, mfite amahoro y'uburyo bwose, nkumva ko rwose ndetse bikantera guhora n'inkumbura icyo gihugu tuzaturamo hatazaba impagarara. Ngabo rero ni muhaguruke. Reka tuyiririmbe, hanyuma niyo twayiririmba gusa cyangwa turaza kuvuga n'amagambo yayo tuyisobanureho. Iravuga ngo muhaguruke, iragira iti ngabo muhaguruke murwanire Yesu, murinde ingabe yanyu mutazayinyagwa, mu nzira yo kunesha
tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka, niho tuzanesha. Impanda ziravuze, muze mwebwe mwese, ikamba ry'ubugingo n'ibihembo byanyu, nimwangwa n'ababisha, mukomere murwane, mwongere umwete mwinshi, muganze Satani. Mubyuke mutabare, mudashidikanya, he kugira umusiba, amurebe kwa Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, muhabwe ukunesha n'ibyishimo byinshi. Mubyuke vuba vuba, murwane iteka, mwizere izina ryera, niho muzanesha. Maze izo ntwaro zose muzi umwami Yesu, muzabona amahoro y'iteka mw'ijoro. Murakoze cyane, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, Imana ibaha umugisha. Iyi ndirimbo intera gukomera, iyi ndirimbo intera gutekereza, iyi ndirimbo intera ibyiringiro, iyi ndirimbo irongera ikanyibutsa ko nanone tuzajya mu ijuru, aho tuzabiteka kandi dufite amahoro atajegajega, amahoro atari ay'ab'isi batanga, atari amahoro iyi si yatwimye, atari amahoro noneho ya mahoro azaba aganje, amahoro atazaba arimo abanzi, amahoro atazaba arimo abagambanyi, amahoro atazaba arimo abagome, amahoro atazaba arimo gutandukana. Uyu munsi abantu bakundanye, ejo batandukanye, ese cyabateye gukundana cyagiye hehe? Amahoro y'iteka azaba ari mu mitima, aho abantu batazajya babategereza ati ariko se uriya muntu hari ku mutima we aranzirikana, antekereza nk'uko mutekereza, ese icyizere mushyiraho nicyo ngirira, ese uko mukunda niko nkunda. Ibyo byose bizaba byarakuweho, kuko Satani n'ababisha be n'abambari be bazaba batakiriho ukundi, aribo bashuka imitima y'abantu bagahindana, kuko akenshi nuko tunagaye abantu rega mu myitwarire, mu mikorere, mu migenzereze, burya ntitwakabaye tugaye abantu, kuko ahubwo baba bakorera ise Satani. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ikimushuka biragoye cyane. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umuntu ananira umugira inama ngo ntananira umushuka. Ese uwo mugani ubundi kubera iki wabayeho? Wabaye kuko babibonaga. Abakurambere bo hambere barabahanga, bararebaga cyane, maze icyo babonye bakagikuramo umugani uzahoraho kugira ngo abantu bazawigireho. Maze rero icyo kuko cyahozeho, kiriho kandi kizabaho, ariko kizakurwaho no kunesha kwa Yesu, kandi yaranesheje. Ariko umunsi Satani azakurwaho burundu nibwo ibyo byose bitazongera kubaho. Rero indirimbo iragira iti ngabo muhaguruke, ni 172. Igitero cya mbere cyakiravuga ngo ngabo muhaguruke murwanire Yesu.
bamwe batese Yesu akeneye abamurwanira nta mbaraga afite, ariko akeneye abamuhagararira bakamuvuga muri iyi si kugira ngo abatamuzi n'abagenzi bate bamumenye. Amen, haleluya. Murinde ingabe yanyu, murinde impano zanyu, murinde iby'Imana yabahaye, murinde itarantu zanyu kugira ngo mutazazinyagwa. Murinde ingabe yanyu mutazayinyagwa. Murinde impano zanyu zose z'uburyo bwose butandukanye kugira ngo mutazazinyagwa. Mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu. Mu nzira igana kunesha tuyoborwa na Yesu, nta wundi. Ntuzizere ibyamamare, ntuzizere abahanga, ntuzizere abakomeye. Inzira yo kunesha umuntu ayoborwa na Yesu. Tujyane nawe iteka niho tuzanesha. Amen. Tujyane nawe iteka niho tuzanukuvuga ntitugacogo, ntitugacika intege, dukomeze tujyane nawe, aba ari utubera imbere n'inyuma no hagati, maze nk'uko Abisirayeli babigenje bari abanyage mu Egiputa, maze Yesu akabatabara, maze inyanja yagombaga yari bari hagati batewe, nyuma hari umwanzi, imbere hari inyanja, ngo iburyo n'ibumoso hari imisozi, badafite aho bakwerekera. Imana iti koresha inkono ufite gusa aho ngaho uyikoze ku mazi, maze inzira iraboneka. Ese wabuze inzira? Ujya ubura aho uca kugira ngo unezerwe? Ujya ubura aho uca kugira ibibazo byawe bikemuke? Baza Yesu, arakubwira ati koresha icyo ufite cyonyine. Ntabwo bigusaba ibitwaro bya rutura, ntibigusaba ibintu binini, ntibigusaba ibikomeye. Barakoresha icyo ufite. Maze Mose agira atya, akojeje rwose hasi gato, maze agenza gute, inzira iraboneka, abantu bacamo barambuka. Erega hari ubwo icyo ubona ari ikibazo, Imana igira ikagisatura, maze hagati Imana igacamo inzira, maze waba uri kwambuka byandi cyari ikibazo cyagiye iburyo n'ibumoso, maze none bigasa n'ibigukikije, bigasa nkaho ari byo none biri kugukomera amashyi utambuka wemye. Imana yisubije, ibibazo bivaho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze icya kabiri, impanda ziravuze, muze mwebwe mwese, ikamba ry'ubugingo ni ibihembo byanyu. Haleluya. Impanda ziravuze ku munsi wo kunesha ubwo uzaba ugeze, impanda zizavuga kuko ikamba ry'ubugingo noneho nibyo bibaye ibihembo byanyu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nimwangwa n'ababisha, aha muhumve, nimwangwa n'ababisha nk'uko na Yesu yaranzwe, mukomere murwane, mukomere mushikame, ariko ntimurwanishe intwaro z'umubiri, ahubwo murwane ku mutima, murwanisha amasengesho, mwongere umwete mwinshi, muganze Satani. Haleluya. Mwongeremo umwete mwinshi, nk'uko umuntu yongera ibyo kurya umunyu mu byo kurya, igihe bigaragaye ko umunyu utakoze neza, maze umuntu akongera akaminjiramo kandi kugira ngo ibyo kurya bize kuryoha. Ijambo rigize riti mwongere umwete mwinshi, muganze Satani. Nta kindi dusabwa kongera, ni umwete. Ntabwo bidusaba kongera imbaraga maze ngo tugende turwane, ntabwo bidusaba kugura ibikoresho, ahubwo ni ukongera iki? Umwete gusa, maze tukaganza Satani. Turi kumwe na Yesu, nta rindi banga, tugombye gutsinda Satani. Cya gatatu, mubyuke mutabare mudashidikanya, he kugira umusiba. Nimubyuke mutabare mwese mudashidikanya, ntihagire n'umwe usiba, mufatanyirize hamwe, murebe kwa Yesu, mwese mutumbire Yesu, mugire intumbero imwe. Muri iki gihe cya none akaga kariho nuko abantu bitwa nabo ngo bakurikiye Yesu, nabo ubwabo batakigira intumbero imwe. Ntabwo intumbero ari imwe, bose bahurira mu rusengero, hari ababaje kwifotoza, hari abaje kugaragaza imyenda, hari abaje barakumbuye abandi kugira ngo ariho baza guhoberanira, hari abaza ariko umwete cyangwa se kugira ishyaka yo gutumbira Yesu atari byo byazinduye abantu. Cyangwa se hari n'abatinya abayobozi, akavuga ati Mana ndagiye noneho ntajye uyu munsi, pasiteri ntago nzamukira, umukuru w'itorero ntago azambwira nabi, cyangwa se rwose azanenga zangaya, noneho abadiyakoni nzabakizwa n'iki? Ese koko ariko kumbi mu mutima atari Yesu wamuzinduye ngo aze kumva ijambo ryamukiza. Nyabuna mureke tumenye icyo ijambo ritubwiye. Indirimbo iti he kugira umusiba, murebe kwa Yesu.
murebe kwa Yesu. Niwe wenyine rugero rwiza rufatika, niwe buye rikomeza imfuruka, niwe tugombye kurebaho tukamenya uko tukwiye kwitwara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngo kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera. Haleluya. Ese abantu intwaro bifashisha ni zihe? Benshi bavuga ko ubuzi bugoye buborohera ari uko bakoze siporo, bateruye ibyuma ntiwareba, bikurunze, bakaniye, buriye imigozi, buriye inkuta kugira akazi kazaborohere kuko bari gutara imbaraga. Ariko hano baravuze bati ngo kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera. Aho ugiye hose ugende wasenze, ujyane kwizera. Niba hagurutse ugize urugendo ugiye ahandi, ujyane kwizera, ugende wasenze. Niba hagurutse ugiye mu kazi, ugende wasengeye akazi kawe, wasengeye abayobozi bawe, wasengeye timu yose mukorana, maze mushyire imbere intwaro zo kwizera, maze muhabwe ukunesha n'ibyishimo byinshi. Haleluya, amena. Muhabwe ukunesha n'ibyishimo byinshi. Maze igitero cya kane ngo mubyuke vuba vuba, nimureke abantu tureke kuryama, nitubyuke vuba vuba, murwane iteka, ntimucogore, maze mwizere izina ryera ariyo rya Yesu, niho muzanesha. Indirimbo irimo kunesha iratwigisha intsinzi no kunesha uko ariko, n'umuneshi uwo ari we, n'umuneshi icyazaragwa, n'umuneshi ikizamunezeza. Ngo mwizere izina ryera niyo rya Yesu, niho muzanesha. Maze izo ntwaro zose muzihe umwami Yesu. Ntimufate intwaro, mufate ibyuma, ntimufate imihoro, ntimufate inkoni ngo mukubite abandi ngo mwarwanye, ntimuteme bagenzi banyu, ntimukoreshe ibyumba ngo muce amatwi, ntimuteme amaguru, ntimutere ingumi, ahubwo maze izo ntwaro zose muzihe umwami Yesu, nimuzimushyikiriza we azarwana, mwebwe mwiturije. Haleluya. Maze izo ntwaro zose muzihe umwami Yesu, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru. Amena, amena. Ngaho aho tuzabona amahoro y'iteka, atari amahoro ya hano mu isi, atari amahoro abantu batanga, atari amahoro atangwa n'isi, ahubwo amahoro azatangwa n'Imana, amahoro azatangwa noneho mu mitima, amahoro azabaho iteka, amahoro akogera. Ngaha rero aho njya ntekereza, hari igihe ngira ubwoba ngewe iyo ntekereje n'amatorero y'iki gihe, nyabona abantu biteye ubwoba. Ugasanga nka muri ibi bihugu abantu batabizi, abantu bacu muri Afurika inaha, kandi no muri Afurika byatangiye kuba, kandi ntabwo ari byiza. Ariko ngiye mbyibazaho nkumva rwose igitangaza nkumva ikibazo kimbanye kirekire umutima wanjye. Inaha kuva twahagera, urebye amadini, abantu rwose ntago basengera hamwe. Inaha usanga wenda ibyo gusenga kubera muvuga ururimi rumwe, byo ni byiza cyane, biranakwiye, uko gusenga muri rurimi rwawe birakuneza cyane, uko wumva neza n'inzira ukayisobanukira urimo, kuruta uko wajya gusenga muri rurimi rw'undi muntu utumva neza, yewe ukajyaho gusa kugira ngo ugaragaze ngo warize, maze byarangira wenda ukajya unataha ntacyo wumvise, gusa kubera ko uzi good morning, how are you doing, good evening, ariko ibindi byose ntacyo uzi, maze ngo ugiye kwerekana ko wize, ukayagusengera rwose mu bazungu, ukayagusengera mu bandi birabura wenda bavuga izindi ndimi, nyamara mufite abandi bantu musengana muhuje ururimi, mwagafatanije kwizera kwanyu, mukanakomera, ahubwo mukicamo ibice, mugakuraho imbaraga, mukazigabanya. Ariko icyo si cyo kibazo, ntibinatangaje, ahubwo hari ikintu mbabazi gikomeye, niba mujya mukibona simbizi. Iyo mubona hari amatorero y'abazungu gusa, mukabona hari amadini y'abirabura gusa, mukabona kandi bavuga ururimi rumwe ariko badashobora gusengera hamwe, bene data, kandi mu ijuru nzi neza ko nta byumba bizabayo ku buryo buri muntu azabukwe. Yemwe mwa bantu mwe, tuzabana dute mu ijuru hano mu isi tudashobora guhurira mu rusengero rumwe? Icyo ni igitangaza gikomeye cyane, mbitekerezaho n'undi wese azagitekerezeho. Ndakubwiye ngo ndagucalenjinze, ndabigusabye uzabitekerezeho urebe, kubera ko abantu babona uruhu rwatandukanije abantu cyane. Uruhu niba wirabuye ubwo biraba ikibazo, niba uwera biraba ikibazo, ku buryo uruhu rwatandukanije abantu. None
byageze no mu itorero mu nzu y'Imana, abirabura bagira insengero zabo, abazungu bakagira insengero zabo, kandi bavuga ururimi rumwe, kandi ari idini rimwe ryitwa izina rimwe, ariko noneho guhuza ngo basengane kuko badashaka kurebana mu maso, kandi mu by'ukuri ku mutima barashaka kujya mu ijuru. Ariko ngira ngo mwagiye mubyumva, aho rwose abana b'impinja ukumva ngo umwana w'umuzungu ngo yagiye ajya mu rusengero rw'abirabura, maze ngo ateramo gerenade, maze agenza ate? Arabica, arabamara. Ese bavandimwe, nk'ibyo bintu ni ibiki? Kandi bakabaye kuba basengana bose bagahuriza hamwe, uko mu ijuru uyu mubiri twambaye ntabwo ariwo tuzongera kwambara, hazaza undi mubiri mushya, maze twese tugire umubiri nk'uwa Yesu, maze twese duse, ndetse ngo nta gukura, nta kuba umwana, ngo twese tuzamera kimwe, duhabwe imyaka imwe, abasaza basimbuke b'abasore, n'abana basimbuke b'abasore, abasore bakomeza b'abasore wenda babe barebare. Ariko se none ko twese tuzagenda tugasa, kubera iki inaha twumva ko tutasengana tugasengera hamwe, maze ayo macakubiri asa nk'ari mu madini akavaho? Ibyo ntabwo ari byo. Rero Imana idufashe, dukomeze, maze tube ingabo z'umwami, duhaguruke dukore, maze uyu murimo uzakorwe neza. Reka rero mbabwire ngo Imana ibarinde, ibahe umugisha mwese, kandi dukunde Yesu, nawe azatuba hafi. Mwese mukomeze mukore umurimo w'Imana mu izina rya Yesu.